uyu ni umuvandimwe wawe rukundo utazakora ibara uyu ni umuvandimwe wawe hava se mwana uriteguye noneho mubwire inkuru za papa wawe ibintu bya papa ngo mugiye kumbwira amateka ya papa ntabwo nyashaka ikindi kandi ntuzongera no kumbwira amateka ya papa ni mbega umwari abanyura nk'abanya bajyaza kuvoma inansi no witwa ndetse nitwa Kundwa nanjye nitwa Cyuzuzo none se nyogoko waba uzana ababyeyi banjye babo ararwaye kandi arwaye kanseri bamubwiye ko itazamutse mwizera abana gute ntukizera umwana w'umuntu icyo namutoje sheri ndabizi kandi icyo nzi cy'umuhigo azawufata none se mama uwo mukobwa wundi mwabanaga byaje kugenda bite Cyuzu buri ikinyendaro ko nabonye umubyeyi ufite umwana ufite amazina nk'ayawe naho ukuntu sasa bigiye kugenda ndashaka mukomeze mukorera business ariko none mugomba kujya mwica mukanambura ese wavuye muri kino cyaro ukaza mu mujyi ko ariho hari amafaranga reba ukuntu tuba dushara ariko turebe karame none se uzi guteka iki nzi guteka ibijumba amadegede sibyo genda ikamari boss sibyo oya boss Yes, Robert, meze neza? Ya, meze neza. Ariko hari amakuru mfite ko muri quartier ikavuga hari ibirara byinshi. Amakuru y'abamane kwacu yitwa Peter. Tell me the story. Mr. Friend. Afande. Amakuru mwana wanjye noneho kuri gukaraba uri kujya he ndi gukaraba mama ngiye kujya mu mujyi sasa rero ukuntu ibintu bimeze we king uri kumva tugomba boss iyo envelope ibyo bintu birimo mugomba kugenda mukankorera akazi mukajya mucuruza iyo kokayine ndetse n'ubwo mugiye gupfunyika hanyuma izo mbunda ubu rero mvuye gufata amategeko abantu bakakanu kugasharija cyane ese harya ngo karingo kavuye hehe nyine nawe urazi nta mikino sinjya ameze nese uwo muntu mwakubise nkaba mumuzi neza bose aradukunda bose akazi se noneho nakikira ako gafure yo mubona ntago ari ubugari ngawanje nta njuga zazimfata akazi mfite karamagije muho injuga gute se ahubwo mfite akana ko mu cyaro kavuye mu cyaro umva ni keza ukitondera neza gute nta kara nyine karyoshye ahubwo wowe ushobora kumva nayatubutse ukamereza undi nkakomeza akazi kanjye ibaza ariko nsanze data afite imitungo ugasanga ndimo ndayigabana na kari akaginga kavuye mu cyaro ntabwo byaba ari byo koko zakaritsiye mwari mwagatayemo uri kumva mugende mureba muri ziriya ngo hajye muzakabona agacaracara n'iki n'iki hanyuma muhite mukazana ari iki ari mwagakemuye noneho rero sasa ibaza ariko nsanze data afite imitungo ugasanga ndimo ndayigabana na kari akaginga kavuye mu cyaro ntabwo byaba ari byo koko ibyo bintu ntabwo byumvikana noneho ibaze nkasangira na kari akaginga n'uriya mwana kandi mfite gahunda yo gushaka ukuntu namubwiza ukuri kari akabwa kaba kagusuzuguye ibaza ku kantu kavuye mu cyaro kakaza kudutegeka nabyemera rwose nka boss hanyuma mwebwe ikintu mugiye kunkorera mugiye kugenda murebe zakaritsiye mwari mwagatayemo uri kumva mugende mureba muri ziriya ngo hajye muzakabona agacaracara n'iki n'iki mugende mucaracare hahandi mwari mwagataye uri kumva muhacaracare ziriya ngo mugende musakasaka hari igihe mwagira mukakabona karimo gakerakera gutyo nta kindi muzagakora shaka
oya ubigira ikibazo gahunda se kandi ndabizi akantu mwagakubise mukakagira kuriya igihe wenda cyagihura ibuka ko twasubiyeyo tugasanga nagahari noneho mugende mukerakere hariya mukanshakire mukanzane muze mumvye ati byarangiye oya nta kibyo bigiraho ikibazo turabikora neza akazi karako ngako ngenda kwizeye nk'umuntu wanjye genda ukankorera oya humura ibyo turabikora ahubwo rega wenda kwemera abantu sawa nta kibazo dushaka twanatambikana nyine tukareba hirya ntacyo oya nta kibazo Mwiriwe mama. Mwiriwe neza mwana wawe. Mama yamaze kuba kinyotimisha. Ngwino tujye kugura amazi nta kibazo. Bite byanyu ko mbona musigaye mushorerana musigaye mujyana kuba mama tuvanye gutembera umuvanye gutembera mva muko akazi kawe urapazi ako waje gukora akazi ukora akazi kawe ndetse umwana ego tumumvikana bizasubira mu munsi wampaye agawushya nkazajya gusura nyogokuru uzamaraho igihe kingana iki ni iminsi 2 gusa nkahita ngaruka okay ntuzatinde nta kibazo ikigaragara bavuye hano none okay reka tubakurikirane vuba none aka ko nsigaye mbona Rukundo usigaye shutikanye na wa mukozi wacu ura na mahoro koko Rukundo n'umukozi aya ntabwo byumvikana aha nawe uzabyibonera basindikanye se ubona bakururanye cyane
Ugira ngo hari ikintu kiri hagati yawe. Rukundo yaba ashaka kunsebya ibyo bintu ndabikurikirana ko Rukundo ntabwo yashudikana n'umukozi ngo byabyemere oya Rukundo wanje uri Nanjye simbizi rwose. oya yaba dusebeje rwose icyo cyawe ari igisebo mu muryango reka mbikurikirane neza ndebe uranzabikurikirana ndebe nzakubwira sibyo nanjye mbanze mbyibonera Ariko nsigaye mbona ntabwo mbizi rwose. urabibona nanjye reka mbanze mbyirebe sibyo kandi ndawukunda Nanjye ndabikora. okay reka ubwo mbe ngiye turavugana sibyo Nibwe neza Yego sheri. Amaze kumenya ko amazina nahaye umukobwa wanjye atari uriya mukobwa. None atangiye gukorana n'umuhungu wanjye. Ndetse nazanzanye mukama. Kariwe ma. Yewe. None se iyo za Kigali muraho? Turaho. Kazi kagenze neza? Kagenze neza. Uyu muntu se muzanye uyu musore ko ntamumenye ni uwahe? Uyu musore rero ni inshuti yanjye. None se musore ntakumenye uri mwene? Ndi mwene Caroline na Solange. Ngo nde? Caroline na Solange. None se nyogoko ko wikanze abo bantu wabo bazi? Oya ntabwo mbazi. Allo afande twari twagiye muri operation yo kureba bya birara none turabikurikiranye aho twabonye byirukankira dusanga bimaze kwica n'umuntu ngo bishe umuntu reka dukomeze turebe neza okay afande ndakubwira okay reka nzero nanga tubikurikirane sawa